Kristo. Tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Tunawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Birababaje cyane. Inahuzunisha sana. Wahora n'umuvandimwe mu nzira. Ukikutana na rafiki ndani ya njia. Wamubwira ngo waramutse akikiza. Ukimwambia unalamuka yeye anajimanzia. Ongera kumuramutsa burya yakugora. Ongeza kumsalimia kabisa benezi kwa nguvu kwako. Barutse mu bitaro by'Uwiteka. Rudia ndani ya hekalu la Bwana. Inkuru nziza turababwira. Lakini habari njema tutawaambia. Turababwira ngo Maranatha. Maranatha. Ikindi twashobora kuvuga. Kuna chengine tutaweza kuambia. Ukumbuzi kumwami wacu. Kuwa na shauku kama mfalme wetu yuaja. Ndio maana tunawaambia kabisa Maranatha. Ule tunangojea yu karibu. Inatuambia anafika mlangoni. Alisema eti awana nasimama mlangoni katisha. Mtu akasikia sauti yangu nafunga mlango. Tutaingia kwake tuchangie. Atachangia na wale watamfungulia. Ndio sababu nasi tunawaambia eti Maranatha. Tutasimama kwa kusoma kitabu cha Ayubu shairi ya 26. Ndugu Eugene atasoma. Acha tuombe na mwingi naye tutafute kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 90. Zaburi ya 19. Atasoma mstari wa 11 na 12. Wengine naye atasoma 5 hadi 6. Yobu ibice 26 murongo wa 5. Yobu 26. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abapfuye bahimbira umushitsi munsi y'amazi menshi n'ibiyabamo. Ikuzimu hatwikuriwe imbere y'Imana. Na kirimbuzi nta gitwikirizo afite. Wakarindwi. Ikasikazi yahashanjije hejuru y'ubusa. N'isi yayitegetse ku busa. Amen. akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Unaweza keti. Mwami wacu Yesu Kristo, uri igitare gitumba ibitare byose, uri igitare gitanga amazi. Iyo ududubije abera baranywa kandi bakumva imbaraga zigarutse mu buzima bwabo. Niyo mpamvu natwe dukeneye kugotomera kuri icyo gitare kugira ngo natwe dushire inyota. Turaguhamagaye mubyeyi, mwaya magambo amaze gusoma, ntabwo twashobora kuyagaburira imitima y'abateranye, ariko wewe umanutse ukava mu ijuru waza ukagaburira buri wese. Turakwinginze kugira ngo umanuke uze utugaburire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tunamshukuru Bwana Mungu. Turamukijeho akaba tugejeje kuri aya masaha. Natuamusha tufikisha saa hii. Turavuze ngo izina rye rihabwe icubahiro. Nasema kila none n'iteka ryose. Leo hata milele. Reka tubazanire indamutso za bene wanyu. Acha tuwaletee salamu za wenzetu. Tuye muri leta ya North Carolina. Wanaishi mu eneo ya North Carolina.
umusaza witwa Diodone ule ni mzee Diodone hamwe n'umuryango na jamaa yake nabo ni bene wacu wale nao kabisa ndamutabera bose salimie katika jina Yesu Kristo ko buri muntu namuhobe niambia kila mtu namusohora ndamusoye nibagere ile salamu mwizina Yesu Kristo katika jina Yesu Kristo ambyiye ngo nteke bagirwa kumusuhuriza umufurere witwa Hamenya Filipo niambia asisahau kumsalimia yavuganye nawe igihe twari twamusuye nizungumza naye wakati tulikuwa tunamtembelea bari bafitanye urukumbuzi alikuwa na shauku ko igihe twagiye twari tugera mu mafurere batanu kwa kama wandugu tano umurebye wagira ngo ntiyashobora kuguterura ukimwangalia na waza ariko uri mufurere wese n'ufite ibiro bisumba ibyacu aramuteruraga akamugeza mu birere akamubwira ngo nengara gukumbuye iminsi myinshi n'uwiteka aratubonanisha uje hamenya kuri telefone ntiyamubonaho ariko yandumye ngo nongere mumusuhurize n'izina Yesu Kristo sinzi niba yazakiriye ngo iryo deni ryo mbaye ndivuyemo aho iby'Imana yaturarikiye uno munsi reka nabyo tubyinjiremo burya umunsi w'ejo twari turi hano twari turi imbere y'Uwiteka kandi twaranezerewe cyane kandi twumvishije ijwi ry'Imana cyari tumenyesheje rero uko Imana yamanutse ikabana natwe kandi irinda bene wacu bari mu ngendo natwe iraturinda iyo Mana yabikoze nihabwe icyubahiro none n'iteka ryose aho turaje turi kuganira ijambo ry'Imana rigira riti imbuto itabora basanze imbuto itabora ari ijambo ry'Imana basanze imbuto itabora ari ubuturo bw'Imana ari Imana ubwayo burya Imana niyo jambo Imana yacu rero ntabwo ipfa nta n'ubwo ibora ijambo ryayo rihoraho iteka ryose ko yaravuze iti ijuru bizakurwaho ariko ijambo ryacu ntabwo rizavaho n'inyugute n'imwe niyo mpamvu ari imbuto itabora burya n'ubika imbuto itabora muri wowe uzaba ufite uburame mu byizerwa kandi nta kindi cyatuma ubika imbuto itabora ukwemera amagambo y'Imana n'Imana akakuyobora imbuto itabora izaba iri hagati muri wowe Imana yaradufashije cyane turangije kumva amagambo yayo natwe tubona tutava imbere yayo tutayikuriye ubwacu reka mbabwire ngo abatari bari hano umunsi w'ejo bahombye ikintu kinini kuko ikigiye ntikigaruka ariko abarwayi bo Imana yabakijije cyane cyabatangiriye umunsi w'ejo none Imana yabakijije kugira ngo baze duterane hamwe ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo turagarutse twasanze mu bibaho byose umuntu ntakizwa n'impano impano muri ngo ntabwo y'umuco ahubwo igikiza umuntu ijambo ry'Imana riri muri we naho umuntu yogendera mu ndege naho umuntu yagendera muri Apollo akagendera mu kwezi ariko adafite ijambo ry'Imana muri we ntacyo ryamara naho umuntu yaza imbere yacu avuga igifaransa n'icyongereza adafite ijambo ry'Imana muri we nta kigenda ahubwo twemera umukozi rimwe iyo afite imbuto n'umwuka yo kumuyobora natwe akatwerekeza inzira itujyana mu bwato ugaragu Imana Branham ni uri kuvuga ati umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza iyo adatumbiriye umusaraba wa Yesu Kristo atiriye Imana ngo imuyobore ayihereze ibyo byose aba ari kubera umuyobozi atekururira abantu nyuma ye gusa igihe cyazababura gusa umuntu aziruka ntabwo azaguma mu byizerwa ahubwo
mutazabitoroka yeye atabitoroka benshi muzababona wa mimi mtawaona kubera ko ibyo bakeneye ambayo batamani ari byo biri kuboneka sio vinapatikana bitume basohoka inaacha ariko wanatoka twe twasohotse rimwe tukiva mu isi dukurikira duhamagaye nicyo cyadusohoye tuzongera gusohoka rimwe turi gukimbagira kugeza ababikumbuye Imana ibibakomereza mu mitima yabo kugira ku munsi uzamurwa nawe tuzaboneke muri ibyo birori abyizeye Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo nta bindi dufite tunahitaji tunayo tunawaletea ibya bindi twariye ejo vile tulikula ibya bindi duhora turya tunaendelea kula ibya bindi bamaze kudusomera mu kanya tusomea muda kidogo shimira Imana yahaye guhishurirwa umugaragu wayo nashukuru Mungu alipatia kufunua mtumishi wake kuko ibyo turi buganire burya yeye tutazungumza ni hariya biri pale biko ni hariya biri pale biko turaganira ijambo rigira riti Mungu anasema byose yote biri mu biganza by'Uwiteka iko ndani ya mikono ya Bwana nibyo gusa ni vile tu byose biri mu biganza by'Uwiteka yote iko ndani ya mikono ya kubera ko Bwana badusomeye hariya mu alitusomea gitabo cha Zaburi pale mu kitabu cha Zaburi 90 na gatanu 95 ayo magambo araho ndio maneno iko pale yarimo ibyo turi buganire ndio maneno iko ndani ya tutazungumza navuze ngo alisema eti ikuzimu kabisa kule kuzimu hari mu kuboko k'Uwiteka iko ndani ya mikono ya kandi Bwana impinga z'imisozi na tena milima nazo nize nayo ni inyanja niye niwe wayiremye intoki ze nizo zabona yake ndio iliumba udongo naho abantu lakini watu byose biri mu kuboko k'Uwiteka yote iko ndani ya ibyo mikono nibyo ya jambo Bwana turi buganire ndio neno tutazungumzia niba ari ibyo ukora bibi kama ni vile niba vibaya ari ibyo ukora byiza kama ni vizuri byose ibyo byo ukora yote tunatenda Uwiteka bifashe mbiri Mungu anakamata kabisa nta na sana kimwe cyamucika hakuna kimoja kitamponyoka ibyo ukora byose byiza yote unatumika biri vizuri mu biganza by'Uwiteka yote ndani ya mikono ya ibyo Bwana ukora byose bibi yote unatumika biri mu vibaya biganza yote by'Uwiteka ndani ya mikono ya Bwana reka nkubaze acha nikuulize none hagati aho sasa katikati pale ibyo ukora byose yote unatenda ko biri mu biganza Mungu by'Uwiteka mikononi mwa Bwana byose niko Imana ibyemera yote ni vile kama Mungu anavikubali reba ibyo Imana yemera angalia vile Mungu anakubali Imana ibifate vya Mungu vikamate ureke Imana ibifate wache Mungu avikamate nuko nawe na wewe bigukomerezemo akushike ndani hata yako kuri wa munsi ile siku uzasanganira umwami laki mfalme kuvuga ngo ukisema eti nubwo nakoze ngawa nitenda umurimo nakoze basi nitenda ntabwo uzapfa ubusa haitakufa kuko bure ngiye gusanganira umwami kandi nimusanganire nikimulaki nta kindi ndahawe hakuna chengine tapewa izawabu ni ibihembo nta kindi hakuna chengine ni ukunshimira akanyitura ibyiza nakoze ese ibyo ukora ni ibihe byose ibyo ukora byose ibyo nkora byose ibyo dukora mu biganza by'Uwiteka nimwo biri iko ndani yake twasomye hariya mu gitabo cya Yobu soma ndani ya kitabu cha Ayubu ibice 26 vipande 26 ku murongo wa 5 n'uwa sahihi ya 6 5 na 6 abapfuye hao waliokufa bahindira umushyitsi watetemeka munsi y'amazi menshi chini ya maji ibyo hao biri mu kuboko iko k'Uwiteka ndani ya mikono yake abapfuye wale waliofariki bahindira umushyitsi wanatetemeka munsi y'amazi menshi chini ya hayo maji n'ibiyabamo na vile inakuwa ndani yake n'ibiba muri ayo mazi vile inakuwa ndani ya ile maji ikuzimu kabisa kuzimoni hatwikururiwe unafunuliwa imbere y'Imana mbele yake na kirimbuzi na ule nta muangalizi gitwikirizo afite hakuna kinayofunika anacho ikasikazi kasikazi yahashanjije hejuru aliwatangaza y'ubusa juu ya bule isi yayitendetse ku busa alituma kwa bule abiringiye isi wanaotumainia reka mbabwire ngo ihagaze ku busa Simama kwa bule abiringiye iby'isi bikababwira ngo Uwiteka yabitendetse ku busa ntaho bifashe igikoreho gifashe ni ubugingo buhoraho umwami wacu Yesu Kristo tubaganiriza ijambo rigira riti byose biri mu biganza yote by'Uwiteka viko ndani ya mikono ya Bwana isi nubwo muyireba ulimwengu kama unatazama Uwiteka yayinyanyagije ku busa Bwana busa alitandaza kwa bule ijambo ryayo riri kuvuga riti mfano wake inasema mbere hivi na mbere Imana yaremye ijuru n'isi kabisa mara ya kwanza Mungu aliumba mbingu na nchi itarabirema mbele kuliumba umwuka wayo Roho yake wagendagendaga
bashobora kukubaza wanaweza ukuuliza hivi umwuka w'Imana waurema hejuru Mungu unaweza angalia juu ya maji waurema hejuru y'amazi unaweza angalia juu ya bahari uri mu mwuka w'Iteka ndani ya kilo ya Bwana na uri muri wowe kwa ndani yako niwo wabireba yeye anaweza kuangalia kubera ntushobora gukorana n'Imana unaweza kutumika pamoja na Bwana uri mu mubiri ahubwo wakorana n'Imana ari uko uri mu mwuka wawe no kugira ngo Imana igukoreshe agukoreshe uri mu mubiri ahubwo Imana yagushira mu mwuka wayo kugira ngo ikorane nawe uri mu mwuka wayo umwuka w'Iteka wagendagendaga hejuru y'umuhengeri maji byose biri mu biganza by'Uwiteka yote viko ndani ya mikono ya Bwana ndio sababu hapo Yobu yitegereje Yobu akimtazama anabitazama aravuga ati anasema eti ikasikazi mashariki ikasikazi mashariki ikasikazi mashariki garuke watu ikasikazi yashajije ku busa mashariki alitandaza kwa yashajije hejuru y'ubusa alitandaza kwa isi nayo na ulimwengu nao isi yayitendete ku busa ulimwengu nayo alitandaza kwa bure urumva isi hagaze ku busa nasikia ulimwengu nasema umuntu wiringiye isi kuna mtu anatumainia ulimwengu uzamubwire ngo mwambie eti iyo si wiringiye ulimwengu anatumainia yendetse ku busa iyo si wiringiye wiringiye ikiri mu busa kiko bure kuko handitswe ngo kwa kunatikuwa hivi isi izashira ulimwengu itaisha kandi izashirana tena itaisha n'ibiyirimo ariko izashira abana b'Imana barayivuyemo abana b'abakiri ikinejeje ni kimwe gusa nuko yose izashira umugeni yagiye ulimwengu itaisha kandi umugeni uzagenda ntabwo ari wa wundi turirimbira turi kurimbira mu bukwe bwe iyo yakoze ubukwe hamwe n'umukwe we turi kunywa za soda turi kunywa za karigazoke turi kunywa imisururu turi kurya inyama oya uwo mugeni ni umugeni ijambo ntabwo azabakiri hano kuri isi itendetswe ku busa ulimwengu inatandazwa kwa ushobora kwibaza uti mbese umuntu uri mu isi ninde mtu iko ulimwengu ni nani nubona umuntu wese ukona mtu yeyote ukora ibitari byo gukiranuka ukamenye ko uwo muntu ari umuturage w'isi cyangwa ari umuturage w'ijuru ahubwo umuturage w'ijuru akora ibisa n'iyo azaja nubona umuntu ari gukora ibyo hano ku isi uzabone ko ariho azaja ariko ntahaba azabaye ku busa kuzi nta gihari ahubwo igiti cyo kimaze naho ibyiza biri yatanzwe mu ijuru kandi Imana yarabiteguye yarabivuze iti igiye kubategurira ibyayo igiye kubategurira hayo kugira ngo ahondi namwe muzabeyo ntabwo tuzaba kuri iyi si nezerwe nuko ntazatura kuri iyi si nezerwe nuko nzazamanira umwami nkabana nawe ubuziraherezo birakunejeje Imana ipfundike ku nkingi y'umutima wawe isi nayo yayitendetse ku busa mbese abapfuye bahindira umushyitsi munsi y'amazi menshi hamwe n'ibiyabamo ni bande abakiranutsi ni abakiranirwa Uwiteka yamanutse ikuzimu yaka Satani imfunguzo y'umwagazi ikuzimu ni ukuvuga ngo abahindira umushyitsi munsi y'amazi menshi n'abari ikuzimu kandi nta mwana w'Imana n'umwe uzaje ikuzimu abana b'Imana bazajya mu ijuru tureba Imana yabatoranije isi itararemwa nta mwana w'Imana uzajya ikuzimu ngo none siko bapfa oya nta mwana w'Imana upfa umwana w'Imana arazimbura kandi yasinziriye isaha n'isaha ashobora gukanguka kandi nakanguka arakanguka ari kwitaba ijwi ry'umuhamagara ariko abapfuye bose bari
walikuwa ndani ya dhambi wanatetemeka chini ya maji ya baharini na wenye kuishi huko, lakini watoto wa Mungu hawafungwi, roho zao Mungu alishazipokonya, Imana amaze kuzifata. Hawachungwe numbi, hakuna mtu aliyekombolewa anaweza kutemekea huko, niyo yajayo ingawa naenda kule. Biblia itubwira neza inatuambia vizuri umubiri mwili ni uyo mugitaka, unaingia utamu, ariko umwuka ugasubira kwa utamu. Ababyeyi ni bande umugisha mwizina rya Yesu Kristo. Abana b'Imana watoto wa Mungu n'abanyamwuka ni wa kiroho. Abana b'Imana watoto wa Mungu ntabwo ari abanyamubiri, si wa kimwili, kandi abanyamwuka bagendera mu mwuka w'Imana, batembelea ndani ya kiroho. Kuko Biblia itubwira iti abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, kiongozwa na Roho wa Mungu. Nawe ujue ya kwamba wewe mtoto wa Mungu, umwana w'Imana. Ariko abanyamubiri lakini wa kimwili ntabwo ari abana b'Imana, si watoto wa Mungu. kuko wakuwa kesho batubwiye walituambia eti ikibyarwa n'umuntu kinazaliwa na roho n'umwuka, nacho ni roho. Ikibyarwa n'umubiri kinazaliwa na kimwili nacho ni umubiri. Imana ntabwo ibyara abanyamubiri, Imana yacu ibyara abana b'Imana. Abana b'Imana ni abana watoto wa Mungu ni watoto wa kiroho. Ese murabyemera? Wewe mtakubali? Imana ibaumugisha ngabariki na Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo twagiye tunaenda Zaburi 90 ninde uzi uburakari bwawe akamenya umujinya wawe ko wowe ukwiriye kuba? Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Numenya yuko ukijua ya kwamba abapfuye waliofariki bari guhindura umushitsi, wanatetemekea munsi y'amazi menshi, chini ya maji mengi n'ibiyabamo na biliyomo. Gira Imana, waambie Mungu. Nanjye mbwira Imana, natwe tubwire Imana mu mitima yacu, itwigishe, atufundishe. Ntabwo Gerari yabigisha, ntabwo Kumbuka yabigisha, ntabwo Buhiri yabigisha, ntabwo Hategeka yobigisha, ntabwo Tamuriza yobigisha. Imana ubwayo Mungu pekee niyo mwarimu. Gira umutima wawe, ambia moyo wako, ubwire uti mwambie umutima wanjye, moyo wangu, emera Imana nkorera ibere umwarimu. akwe mwarimu, wemera ko Imana ikubera umwarimu, ntabwo uzareba umuntu, ntabwo uzareba ibi bishanzwe n'ikoti, ahubwo uzareba umwuka w'Imana uri gukoresha uwo muntu kugira ngo nawe ugendere mu nama z'Imana. Ntabwo ndafite inama z'Imana, ntabwo nagira icyo nashobora. Imana itanyemereye n'ikindi gihe narabibabwiye, nta mbaraga n'imwe nobona yo guhagarara imbere y'abera Uwiteka adasizeho umukono. Ta muntu n'umwe, hakuna hata mtu mmoja washobora anayeweza guhagarara kusimama ngavuga ijwi ry'Imana, aseme sauti ya Mungu. Imana itamuhaye imbaraga, Mungu kama Imana itamuhaye ububasha. Mungu kama mpatie Niyo uwezo. mpamvu mu isengesho ryawe asenga akavuga ati anaomba, anasema ibyo kurya bya none chakula cha ntabwo leo nabyiha, ariko Imana ibiduhe. atupatie. Imana nayo iri mu ijuru, Mungu mbinguni, ibyo unsabye anasema nikuomba ndabiguha. nami nitakupa. Ninde Ni nani uzi uburakari bwawe anajua kisirani chako, akamenya umujinya wawe, anajua kisirani yako ko ari wowe kwa ni wewe ukwiriye kubahwa, unastahili kuheshimiwa. utwigishe, utufundishe kubara iminsi yacu, hesabu masiku, uburyo butuma mambo itaacha dutunga imitima y'ubwenge. tunakuwa na mioyo ya heshima. Imana nikwigisha, Mungu akufundisha uzamenya ubwenge, utakuwa na hekima. ariko Gerari nakwigisha, Gerard akufundisha uzabigisha. utakuwa kabisa mpumbavu. Ko Gerari nakwigisha, Gerard akufundisha azakwigisha ibye, atakufundisha mambo yake, azakwigisha iterambere, atakufundisha kaza maendeleo. kandi iterambere ryo kuri iyi si bamaze kutubwira ko rirahagije, ariko Imana nitwigisha izatwigisha ibyayo, kandi iby'Imana
nibyo kudukiza ya kutuokoa. ese Kweli Imana ikuburiye kuonya ngo nunyura hari urapfa ukipita pale utafariki. nande nakubwira ngo nuhanyura ntacyo uraba uwakwigishije neza ninde Kufundisha vizuri ni nani? Imana ni umwarimu w'ukuri. Mungu ni mwalimu wa kweli. Umukozi w'umuhanga. Tena ni mwalimu. Byose biri mu biganza by'Uwiteka. Yote iko ndani ya mikono ya Iryo Bwana. jambo turi kuganira. Ndio tunazungumzia. Uyu mugoroba jioni ya leo amasaha yacu ntabwo kiri mu gitondo turi kwegereza umugoroba kuko turi hafi mu masaha 9 rero ayo ntabwo kiri mu gitondo ntabwo kiri no mu manywa ahubwo turi gusatira umunsi wa nimugoroba waba undi Petero na Yohana bajyaga ku rusengero bagiye gusenga aho natwe niho turi ikikije ni kimwe kuko natwe kuri mu maboko y'Uwiteka byose biri mu biganza by'Uwiteka dukora byose biri mu biganza by'Uwiteka uko wifata kose biri mu biganza by'Uwiteka ibyo ukora byose ibyo uvuga byose imigendere yawe imigendere yanjye imitekerereze byose Imana irabifite reka nongere mubaze nti ese utekereza iki reba ibyo utekereza tazama vile nawazia reba imigambi yawe tazama ibyo wibwira reba Imana ije uyu munsi angalia kama Mungu akikucha siku leo anazitia sahihi nusanga itabishiraho umukono kutana yeye azitia Imana umutima wawe ambie Mungu ndani ya nyoyo naje mpindura nami Imana uri mu ijuru Mungu iko juu yumva isengesho ryawe asikia ombi lako nayo iraguhindura naye atakubadilisha murabyemeye kweli mnabikubali ikiri mu mutima yawe sasa ni nini iko ndani ya nyoyo yako ni bikiri mu mitima yacu ni nini iko ndani ya nyoyo yetu ni byiza ni vizuri nangwa ni bibi au ni vibaya niba ari byiza kama ni vizuri gira Imana mu mutima wawe ndiye Mungu ndani ya moyo wako tunyongerera ni ongezee dusanga ari bibi ndani ni vibaya gira Imana mu mutima wawe ndani ya moyo wako Imana Mungu naje mpindura nami nibadilishe Imana iri mu ijuru Mungu iko juu mbinguni irabyumva atasikia kandi irabigukorera tena atakutetea mu izina rya Yesu Kristo katika jina la kubera yuko kwa kuwa ariyo mwarimu w'ukuri ndiye mwalimu wa kweli ikuzimu uzimoni abari wenye uko kule bafite ubwoba wiko naoga n'abadayimoni na pepo bafite ubwoba wiko naoga kandi kinatera ubwoba watisha nuko batizeye hawakuamini nuko batabyemeye hawakubikubali barabizi ariko kugira ngo babyizere kujua wabiamini byarabananiye bilibashinda reka nagera kugure kino kintu acha niwaambie kitu hiki tena uzagenda uende uzagenda utaenda aho uzagenda mahali utafika uzasanga umwuka uraho wawe utakutana roho iko pale hari igihe uzasita na wakati utakuwa akakubwire lakini acha nikwambie reka uzagira ikintu na kimwe kigusita kuna kitu cha kuanzisha kubera yuko wakuwa ibyo uzasanga n'uwo muntu nitakutana kwa ule mtu ni ibiri kukwereka aho ariho iwawe pale ndipo kwake wekuzirirwa urasitara rero usanga umuntu yarakaye mtu akasirika uzavuga uti seme eti iwabo huyu kwake ibi bimurimo ibile biko ndani yake ugende humubwira Imana uende umwambie Mungu sema kweli Mungu wakwemera ukamuhindura nakubali umubadilishe nuko uzamushimira urubanza usimukatie hukumu urabyemera kweli mnakubali kubera umuhanuzi ari kuvuga kwa nabii anasema eti imbaraga iri muri wowe nguvu iko ndani yako nigutera ibyo ukora inaacha uburebure buri muri wowe nibwo bukururana n'imirimo uri gukora kuko ugize uburebure bwo gukora ibyiza nuko nawe uri mwiza na wewe uko murembo umuntu mubi mtu mubaya ntabwo yakora ibyiza hawezi tena vizuri kandi n'umuntu mwiza ntashobora gukora ibibi tena vibaya sinzi niba muri kubyumva sijue kama mnasikia kubera Imana kwa kuwa Mungu yabatandukanyije n'abizera aliwatenganisha na waaminio agira udusomera Zaburi ya 58 wewe kutusomea Zaburi asoma umurongo wa 3 wonyine mstari wa 3 tu umuhereze mikoro patie mike Nikubona mwahamuze reka tusome bose acha tukasome muzejere yabo ndugu ejere kupata abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo subiramo
abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Ubusagwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka. Bameze nk'impoma y'igipfamatwi yiziba amatwi. Itumva ijwi ry'abagombozi, naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Mana ubavuna amenyo mu kanwa kabo. Uwiteka uca imikaka y'iyo migunzu y'intare. Abantu bose, watu wote bakora ibyaha, wanatenda dhambi, abanyabyaha, wenye dhambi, Imana Mungu yarabarebye aliwatazama. Umunyabyaha ntakagutera ubwoba, wasio haki asikutishe. Niba turukumvikana, sijue kama tunasikilizana. Umuntu ukora ibyaha, mtu mwenye atenda dhambi azagutera ubwoba, asikutishe, kuko kwa kuwa Imana yamutandukanyije n'umukiranuka. Mungu alimtenganisha na mwenye haki. Kuko niba yaratandukanye n'Imana, akitengana na Mungu, nuko Imana kwa kuwa Mungu kiranuka ni mwenye haki. Imana Mungu ntabwo iturana n'abanyabyaha, aishi na wenye dhambi. Imana ikunda abantu bose, Mungu anapenda watu ariko wote, yanga ibyaha, anakatala dhambi. Mungu anasema eti abanyabyaha wasio haki batandukanyijwe nayo, walitenganishwa nayo hereye mu kuvuka kwabo. Tangu rero umunyabyaha kuzaliwa kwao, mwenye dhambi asikutishe. Ari gukora ubusambanyi, Mungu anataka sharti asikutishe. Umuntu ari kwiba, ntabutera ubwoba. N'umuntu umuntu ari gusinda, ntabutera ubwoba. N'umuntu umuntu ari gutukana, ntabutera ubwoba. Umugabo wawe nakwanga, usikuwe na oga. Umugore wawe nakwanga, usikuwe na oga. Ndugu yako akikukataa, umenye ko yatandukanyijwe n'Imana uhereye kivuka, tangu tumboni mwa mama yake. Kuko nabi Imana yakunze wale Mungu alipenda, yabamenye kera, aliwajua zamani ulimwengu kuumbiwa. N'abanyabyaha rero wenye dhambi yatandukanyije nabo, yatenganisha nao uhereye mu kuvuka kwabo, tangu kuzaliwa kwao. Reka mbabazi, acha niwaulize, uwo muntu yakwirwara gutera ubwoba. Umuntu udahurira kuri siko, uwo mutazahurira ku meza, kuri ya meza nini, ile meza mkubwa, uwo muntu yakwirwara gukanga. Nuwo n'umunyabyaha rero, mbona mwenye dhambi sasa zamubwira uti, mwambie eti nta wantera ubwoba, nawezinitisha, ntabwo nzumya gusenga. Imana nsenga ni Imana y'ukuri, kandi ni Imana yanga ibyaha. Wewe rero ntabwo nogutinya, kandi wantera ubwoba, ahubwo icyantera ubwoba nuko byizerwa. None ubwo mbirimo rero ngiye ndakomeye, mfite imbaraga, kuko wanizeye ni umugabo w'intwari, mwanaume msucha. Abanyabyaha batandukanywa n'Imana, wenye dhambi wanatenganishwa uhereye mu kuvuka kwabo, tangu kuzaliwa kwao. Kandi ngo niyo bavutse, tena wakizaliwa bariyobagiza. Wanasahaulisha iki? Wanasahaulisha niyo bagize ukuri, wanasahaulisha kwa kurenga, wanakupinga, bakaja mu bubeshi. wanaingia ndani ya umuntu ari kubesha, Imana yamwemera. Mungu anaweza kukubali. Ababeshi, waongo, abarozi, abicanyi, wauaji, n'abasinzi, n'abasambanyi, n'abasharati, umugabane wabo, sehemu yao ni mu nyanja yakumurira, n'amazuku, nibwo rupfu rwa kabiri, ndio kifo ya pili. Ariko abapfuye bose barihindura umushyitsi imbere y'Uwiteka, mbere ya Bwana, munsi y'amazi menshi, chini ya maji mengi, n'ibiyaga na biliyomo. Dawudi nawe aravuga ati, Data Mana, Baba, utwigishe, utufundishe uburyo namna tunaweza kuwa na mioyo, kutunga imitima y'ubwenge, kuwa na mioyo ya hekima, kugira ngo twemerwe nawe, kusudi tukubaliwe na wewe. Abera b'Imana, watakatifu wa Mungu, bifurije nawatarajia gusaba Imana, kuomba Mungu itwigishe, itufundishe, tutunge imitima y'ubwenge, kugira ngo Imana nayo itwemere, na Mungu nayo tukubali. Sibyo? Si vile? Petero ya mbere, Petro ya kwanza, igice ni icyambere, shahidi ya kwanza, kugira ngo Imana twemere, kusudi Mungu dusabe, tuombe,
itwigisha atufundishe nimara kutwigisha kisha tufundisha natwe tubifata nasi tubishika kubera umwarimu yari kwigisha kwa mwarimu akifundisha umwarimu wabifashe neza akilikamata akigisha abana nabo bakabifata neza watu wanakamata mzuri ku gihe cy'amashinda wakati wa igihe cya exam wakati wa exam babana babifashe neza watu wanabikamata vizuri ngo batsinda wale ndio wanashinda nanje nifurije abana b'Imana nanje ngiyifuriza ngo nitubifata neza kuri wa munsi natwe tuzasohokana intsinzi ababyizeye Imana ibaha umugisha icyitondere note ben Petero ya mbere Petero ya kwanza igice cya mbere sura ya kwanza umurongo wa 13 turageza wa 16 hadi wa 16 nuko mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibisindisha agarara simamia pale Mana Mungu utwigishe utufundishe gutunga kuishi imitima y'ubwenge na mioyo ya hekima. Nuko Mana sasa Mungu utwigishe utufundishe gutunga kufuga imitima mioyo y'ubwenge ya hekima. ese urawukeneye Kweli unaitamani? ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe? Nani anayejua nguvu za kisirani yako? ko ari wowe ukwiriye kubahwa. Anajua sirani yako kama ni wewe unaweza kuheshimiwa. Utwigishe utufundishe kubara iminsi yacu, kuhesabu siku zetu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. namna inaacha tunafuga mioyo ya hekima. Imana twigishe, Mungu atufundishe. None ikitonde bila twigishe iki? Notebene atufundishe nini? Somo wa 13. Soma 13. Nuko mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibishindisha. Cyo ni cyambe. Kile cha kwanza. Mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa. Agarara. Simamia pale. Nuko mukenyera mu mitima yanyu. Sasa bifungeni ndani ya mioyo yenu. Nimumara gukenyera. Kisha vifunga vizuri. Kugira kwirinda. Mkuwe na icyo muririnda niki? Kile mtashazana nini? Nibisindisha. Ushobora kuvuga uti unasema je? Ko nta inzoga. Unasikunya pombe. Dasinga nde. Leo je? Hari ibintu byinshi. Kuna vitu vingi bituma abantu baba basinzi. Naacha watu wanakuwa walevi. Hari umuntu ushobora kugutuka. Kuna mtu anaweza kutukana atasinzi bila kulewa. Umuntu ujya gukora ubusambanyi abaga yasinze. Mtu anaweza kusharata na ubusinzi burutuku. Kweli kuna ulevi. Umuntu wesha abatasinze. Anadanganya kweli mulevi. Akihuta vuba anaharakisha sana kwa watu wategeka. Usibyanduze. Unachapa vya vitu fulani, unachapa vya wingi. Usibyanduze. Unachapa vya zenu. Yaturimbishaga. Alikuwa anatuimbisha. Mubyari wenyine. Nimemwambia ni iko pekee kwiburanya mu. Anaanza kweli kuhisabisha ndani ya moyo wake. Ni ngaho wao n'umusinzi mu nzira. Nani mwenyewe nakutana ndani ya mulevi iko na hisabisha. Habu nao bakutana n'umusinzi mu barabara. Kuna mtu anaweza kutana mulevi. Uzarebe byari. Uangalie venye. Ategekura musindishije. Nawe wasinzi. Nawe nilewa. Ukundi yaturimbisha. Nilikuwa natuimbisha ndio ndio sasa vile vyake. Nuko mukenyera mu mitima yanyu. Muvifunge vizuri ndani ya mioyo yenu. Irinde ibisindisha. Mshazari na vile vinaelewesha. Bia ni sia ili kuvuga ngo pombe B. Cha B au cha pili. Tugeze kuri C. Tunafika cha tatu ndiye C. Mwiringire. Jitumainie. Mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mwiringire rwose. Mutumaini kweli. Impano karama y'ubuntu ya neema. Impano y'umuntu. Karama ya neema. Impano yo kugurwa. Karama ya kuuziwa. Impano yo kugurwa. Karama ya kuuziwa. Ari umuntu n'inzoga yayitora. Kuna mtu anakunywa pombe alishajokota. Ubwo navuri wanyu muri Dixi hano bawi kuvugira amagambo y'umeshi kweli nakuja kwambia maneno ya kudanganya jia n'amaguru nabagiye misiga miguu naweza tembea masaa ngapi na manza nshire gaze mu modoka pia kabisa gaze ndani ya gari yako nje kubyira buhiye impano y'umuntu karama ya neema abariyo dutegereza
twirinde isindisha, twirinde ibidakwiriye, ibidakwiriye biragurwa, ariko impano y'Imana ni iy'ubuntu, ntabwo igurwa. Mugure ku Mana, Imana itangira ubuntu, ntabwo igurisha. Niwemera uzakizwa, niwanga utakufa. Mwiringire rwose impano y'ubuntu uzazanirwa ubwo Yesu Kristo azayishura. Somo wa 14. mube nk'abana bumvira. Icyo ni icya kane. Mube nk'abana bumvira. Mwe kama watoto wanaotii. Umugabo umwe yaravuye mu murima. Mwanaume mmoja alikuwa anatoka shambani. Rafiki jana byananira. Alikuwa na watoto walishindikana. Abacira umugani na wakati ya hadisi, ariko ntabwo nje naje kubacira. Lakini mimi sikuya kwa wakati ya hadisi. Abwira umugore we, anaambia bibi yake, ti madamu, bibi yangu, abana twabasize mu rugo, watoto tuliwacha nyumbani. None dere turataha. Sasa bora tunarudia kutoka shambani. Dusanze nta batetse, tunakutana wakupiga na abana bakuru, tena na watoto wako baciye inkwi, wakutafuta bagomye n'amazi, wakushota hata maji. Ariko lakini data yarambwiye, baba aliniambia ngo hari ishamba ribamwe ngwari, kuna shamba na kwamo na ile ndege kware, ile ndege kubwa ifite abana benshi, tuko na watoto wengi. Ariko yarabizi, lakini aliwaita ngo bapfuye bahagaze, walifariki walikufa wanasimama. Umwana w'ikibande, mtoto bandi, abwira se, anaambia baba yake, baba izo ngware zibagaye ngo tuzaje kuzitega. Kware au ndeka baba zinakuwa mtoto kuzitega. Yari yabyumvise, alikuwa cyo kintu mucumve neza. Kitu mujisikie kwa makini. Ntabwo duca imigani, kukata hadisi, ariko Salomo yarayiciye. Lakini Salomo alikata. Yaciye imigani 3000. Kata hadisi 3000. Aririmba indirimbo 1500. Anaimba wimbo, ariko umugani wa mbere wa Salomo, lakini hadisi ya kwanza ya Salomo uri kuvuga uti, unasema eti imigani ya Salomo, mizari ya Salomo mwene Daudi, toto wa ya kutwigisha, ya kutufundisha, kugira ngo tumenye imigani n'ibisakuzo by'abanyabwenge. Abariri muri iri shuri ni abanyabwenge, baja hehe? Bajya mu bwami. Ubwami bwahe? Bwo mu gihugu. Igihugu cyahe? Igihugu cya kure. Aho niye aho Yesu yadutegura. Mzee yarushe, ndugu anachoka. Twari tugeze kwa 14. Kwa tunafika mstari wa 14. Mube nk'abana bumvira. None natwe sasa nasi namwe na mimi nadusabe tube nk'abana bumvira, kama watoto wanayotii. Murabyemeye? Mnabikubali? Amen. Komeza. Endelea. Ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Abararikiraga kera walikuwa na tamani zamani, nta bwenge bari bafite, hawakuwa na hekima au na akili. Ngo ibyo bile ntimugirirane, usikuwe na tamaa. Aryari ndi mwagiraga kera bale mlikuwa nayo zamani, mukari mwizera bila kuamini. Ngahubwo mube nk'abana kabla kuamini, mbe kama watoto bumvira. Abana bumvira bumvira iki? Bumvira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niritangwa, nanjye ngira Imana ngo Mana wakoze kuko nanjye wamvuzeho. None icyo ngusabye, mbereza ubwenge bwo gutura mu ijambo ryawe. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. 16. Kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso arucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuke bwanyu mutinya. Amina. Yikariye.
ahubwo bali kuko uwahamagaye ari uwera uwaduhamagaye ni mutakatifu ntabwo yanduye uwaduhamagaye ni uwera kuko uwaduhamagaye ari uwera aba ariko natwe tubabera mu ngendo zacu zose murabyemera abikubali kuko byanditswe ngo kama vile vinaandikiwa hivi muzababera mtakuwa watakatifu kuko ni uwera kama mimi ni mtakatifu kandi uwo mwambaza mumwita so ule muita ari uzacira umuntu wese urubanza atakatia hukumu kila yote rukwiriye ibyo yakoze inalingana na matendo yake arobanura ku butoni chague kwa marimisi yani mapendeleo marimisi usuke bwanyu mariza masiku yenu mutinya ukiogopa turimbuzi tiko warefugee abashitsi tiko akimbizi n'abimukira ariko aho turi kuja tunaenda ntabwo ari kuri isi hapa ulimwengu kubera yuko umwana w'Imana mtoto wa Mungu nakora ibyiza azahabwa ibyiza nakorera ibyiza azaba mu bwiza ajya mu bundi turabashitsi n'abimukira iminsi yacu y'ubusuhuke tuyimare twubaha Imana tuyimare dutinya Imana byose biri mu biganza by'Uwiteka abapfuye bose bari guhindira umushitsi munsi y'amazi menshi n'ibiyabamo none Mana utwigishe gutunga imitima y'ubwenge kugira ngo tubone uko tuzabika kiriya gihugu Paulo nawe Petero nawe ati nuko sasa muwe nk'abana bumvira kuwe kama watoto ibisindisha mwirinde irari mwagiraga kera mukirindisha mlikuwa naye mu Kigali wachinga ahubwo kuko wabahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera byose biri mu biganza by'Uwiteka Uwiteka ni uwera ibyo biri mu biganza bye uwaduhamagaye ni uwera ibyo biri mu biganza bye natwe tubabera mu ngeso zacu zose nitubabera nta kabuza umwami wacu nagaruka azatujyana mu gihugu yadusezeranyije abizeye bose bazabana n'umwami wacu kandi bazabana nawe umunsi umwe bazabana n'umwami wacu iteka ryose muhumurizanye mufarijiyane kubwirana ayo magambo umwami wacu ugiye kuza bidatinze